ngasenga nk'amana ndakwinjiza yago ntihagire ikintu kimuba mana sha Sara iyo ufite inshuti situation iyo ariyo yose yaba arimo ugomba kumukavaringa niyo kiba kiri mu mafuti ubizi ko kiri mu mafuti uragikavaringa wagera mu gikaro ugahita umukubita inkonje ariko nyine no najyaga kuri Instagram ngiye turavugana cyane najyaga nkamwandika basi hano wagabanyijeho gato none ko yaragifite umujinya agahita ngo yandika mbabwire nkumva nkabareka mureke uziko ari inshuti zanjye nyinshi zagiye zinyanga kubera gukunda yago nange bamugendi hari abantu bagiye banzira pe hari abantu bagiye bafungwa twarakuzize yago twarakuzize no cyane hari na boyfriend wanjye twatandukanye akajya agira ngo genda noneho abantu banzize cyane ibyanasha abakobwa barakuyago igitsina gore kiragukunda noneho nimushaka mugende mubishira kuri TikTok igitsina gore gikunda yago ufite amaraso akunzwe mu buzima si kuvuga ngo amukundiye ibindi arakunzwe igitsina gore turagukunda yago yago igitsina gore turagukunda nimushaka mugende mubishira kuri YouTube igitsina gore nanjye ndabakunda igitsina gore ndabakunda nkunda abagore nkunda abakobwa nkunda igitsina gore mubyumve neza ariko nta n'impamvu ushaka gukunda abandi bahe nose mushaka dukunda abandi kagugu turagukumbuye ishaka gugu nanjye ndayikumbuye hari umuntu wanditse hano nabaga kagugu njya kuva mu Rwanda niberaga kagugu uyu muntu niba anzi kagugu iyo umuntu ari umuturanyi mubi urabimenya yandike hano mbwe niba narigeze mba umuturanyi mubi kagugu cyangwa na hano thank you so much Masisi thank you so much. No hanyuma uyu muntu witwa Nana reka nawe muvugeho umunyarwandakazi ndetse na Salama munyemerere mvuge kuri uyu muntu witwa Nana. Okay. Umuntu witwa Nana avuze ijambo mukanya aribwira Salama amubwira ngo buri umuntu yari umuntu wawe uramukavaringa niyo yakora ikosa rimeze gutya. Uyu muntu witwa Nana rero ndamushimira mbikuye ku mutima ko yazirikanye ko azirikana ni umwe mu bantu nahuye nabo cyangwa se naganiriye nago nahuye nawe twaganiriye kuri telefone tugira ibyo tuvugana aranabikora uko twabivuga oh my goodness Nana Imana iguha umugisha warakoze gukora warakoze gukavaringa thank you warakoze gukavaringa warakoze gukavaringa uziko nakavarinze imigongo bakayikubita inkoni n'ubu ndyamiye umugongo urimo urandya ndacyafite inkovu ariko uruwadanje nanjye wanyibereye ntabwo ari we wenyine ni ukuri nanjye ntabwo inkovu nari nzi ko zizakira ariko inkovu nari mfite zarakize ibisebe nari mfite byarakize Nana rero nawe bizakira humura arega Godfather nkeka ko ndi urugero rwiza bw'uko nshobora kuzana kubwira ngo Imana irakiza yarankijije nawe izagukiza kandi ukabyumva kubera ko naciye mu bintu byinshi nanjye uyu munsi wembe subije inyuma ngasubiza amaso inyuma ndavuga ni Imana nta kindi kintu ushobora guserebura ntago naserebura ko ntwaye imodoka ntago naserebura ngo ko ntwaye ngo ufite amafaranga menshi ntago naserebura ngo ko mfite imitungo ntago nserebura ko mfite ubuzima nserebura ko ndi muzima nicyo kintu userebura kiruta kandi ni yagoza murakiye rero yaguburiya niba utanabizi twebwe turi abantu benshi tugufata nk'umunyamakuru wa mbere mu Rwanda whatever happened yago urebe ibintu ducamo biri different kandi buri season igira ibintu byayo ariko ikintu nshimira Imana ni ikintu kimwe nuko buri kimwe cyose kiza kugira ngo kitwigishe either kikutraining ejo hawe hazaza kikwigisha ahantu uri kugira ngo uhamenye cyangwa se aho uri uyu munsi n'ubu ugiye guhindura location uzamenye uko witwaramo pari raporo yaho uvuye yego so just nuko twebwe turi abana b'abantu why abanyarwanda bajya bavuga ngo Imana igukereje ngo iragutegera uwo n'umugani abanyarwanda bihimbiye nanone rero gusa ndawita umugani iyo Imana uyihaye umwanya iguha icyerekezo when you give time to God Imana ukayiha umwanya ukemera ikaza igataha mu mutima ukemera gutsindwa ukemera ukavuga uti igo nyishyize hasi pride ibintu byose mbishyize hasi ndumva noneho niyeguriye Imana ihita iguha direction ya nyayo iyo uhaye umwanya Imana iguha icyerekezo cya nyacyo
sinzi niba turi buwite hari umugani. umuntu wanditse hasi muri comment ngo yago nirukanwe ku kazi ngo yago ngiye nirukanwe ku kazi kubera kuvuga ibyiza byawe ntabwo abesha hari igihe cyageze no kuri wavuga yago hamwe na hamwe ukabizira ariko abantu bagiye banzira ibyo byo ndabizi hari n'abantu ndabizi ngewe ndabizi ntabwo abeshe ni ukuri na Kim 17 turabakiriye hano kuri Big Energy wabana man I do ngenda bariya uri muri RBS ko mbona wambaye badge cyangwa uri muri bank kandi mu kazi. Courage my guy, courage sana, nishimiye kukubona, nishimiye kwakira hano, nabonaga barimo kuntera umunwa ngo kuki utazamura abahungu, kuki dore nguyu njese sindi umuhungu sinjano si abahungu yo Kim 17 bajye barishari namo beginner zigirishari namo beginner zigirishari kabisa. Reka twakire na Linda hanyuma njye ariko ndimo ndagana ku musozo kuko ndimo ndavugira kuri telefone icaginze muraza kubinyemerera ikindi saa 11 za Uganda mu Rwanda ni saa 10 yago Linda so oh my god ariko man yago TikTok ni nziza ni ukuri TikTok yongeye gutuma mpura n'umuntu cyangwa nongera kubona umuntu wangaburiraga kanya nakwisigaga urimo kwamagara ngo rita uyu mama yitwa Solange twamwitaga Soso bikamubabwire kandi nanamushimire cyane. Uyu mama yitwa Solange, uyu mama nyikora muri Radio 10 na TV10 niwe wakoraga muri kantine yacu ya Radio 10 na TV10. Uyu mama hari igihe nabaga umushahara utaraboneka, uyu mama kampa service y'ibijyanye n'ibiryo cyangwa se amandazi n'amata munyemerere tumushimire. Ibijyanye n'ibiryo. Thank you so much. Yes, nabwo none se reka mbabwire hari ibintu twebwe tutajya tuvuga ariko sha tuba twaravuye kure. Abantu bari muri comment mwese muhe imitima Linda umva we ndabona yitwa Linda ariko ngiye biranunguye ngiye muzi nka Soso wahinduye izina mu mihanda sheri mu mihanda n'irindi. Thank you so much Trezor, thank you so much Rata mutanga imitima kuri Linda, thank you so much. Imana ikumere umugisha. Thank you so much. Reka usware igihe wegeze ku Kambabwira aga testimony. Uyu mumama nigeze kuva muri ghetto nabagamo icyumba kimwe na saro nishyuraga ibihumbi 50 kuko niyo ghetto yakorekera mayibuka ubuzima nabutangiriye muri ghetto y'ibihumbi 30 kugishushu hari munsi ya RDB niho ngiye natangiriye ubuzima. It's my true story, that's my true story. Hanyuma muri iyo ghetto naje kuhava njya muri ghetto y'ibihumbi 50 mva muri ghetto y'ibihumbi 30 njya muri ghetto y'ibihumbi 50 urumva hari yongeyeho ve. Hanyuma hari igihe cyageze ahantu nakoraga tugira crise neza mba broke mbura n'icyo kurya ku buryo najyaga muri kantine ya Soso akamirindazi n'amata cyangwa se n'icyayi narangiza kunywa nkigendera. Soso Imana iguhe umugisha sinibuka ngiye nakoreye ariko hari n'ibindi nzakora. Imana rero Imana thank you so much. turacyakora byinshi. Thank you so much. Soso imitima yose ubona y'umutuku ni yawe, yo yose ubona irimo irazamuka ni yawe. Sose ahise agenda. Soso arimo ararira. Yego ntabwo ndaguma kuri kamera ndi kurira. Okay, icyingenzi nuko umeze neza. Kandi ndeka ko amarira urimo kurira na amarira y'ibyishimo nagara ari amarira y'ikintu kibi. So don't stop. If you can cry, it's okay. Kuko iyo umuntu arimo kurira amarira y'ibyishimo ntacyo biba bitwaye. Ntacyo biba kuko nanjye bimbaho.
nanjye bimbaho nanjye nshobora kwishima nkarira umuntu ashobora kunkorera ikintu amarangamutima kandenga nkaba narira uretse uyu munsi iyo umuntu arize mbona babifashe kumwe mbwebe ndarira ngende umugabo ufite amarangamutima bishobora kurira ntago ndi umuntu wihagararaho ngo sinarira ngo oya ngende arira ubwo uko abandi babifata cyangwa uko babibona bajye babibona uko babibona ntacyo bitwaye so Imana komeza umumpera amagift kabisa to narimo arahereza amagift Linda komeza yamumpere rwose yamumpere yamutwike hanyuma nana yo wari ukirimo kuvuga unamusabira umugisha oya nyine Imana imwihera umugisha tu kandi nawe waregwa kuzirikana Yago ntabwo ari benshi bazirikana hari abantu bagera bakumva ko mu gihe barimo ibyo nta birenze ariko byonyine nawe bizirikana iryo jambo ntabwo ndikunda iryo jambo ntabwo ndikunda kurikoresha ngo nta birenze iryo jambo rero shaho abantu bakunda kurikoresha muzarebe ibintu bibabo nta birenze koko umuntu akugirira neza ngo nta birenze oya birarenze birarenze nzanakora indirimbo yitwa birarenze kugira ngo menyuze abantu bavuga ngo nta birenze nzakora indirimbo yitwa birarenze Niga none se bimeze gutya ndashaka kugira icyo uvuga then kuko ngiye kuva live igiye kurangira ariko nana ntabwo yarira kabisa hanyuma akana k'Imana nawe tuguhaye umwanya wane yoka reka tukumenye twibwire yitwa Iradukunda Robert nubwo nanjye ku mihanda nitwa akana k'Imana yego twari duturanye hari akavuga kabisa umwana mwiza ariko Linda uriya akantu umwibukije atajyaga nibuka tukumva yuko yabikoze nyine bw'imikino cyangwa nyine atari imikino kubikina ariko yabikoze atagira navuga ngo ntabwo arazi yuko akana k'Imana nyemerera ngewe uvuge Solange nyine ukore kuko urumva ngewe iyo nzi izina ry'umuntu nkabona ku mihanda ngo yahinduye izina nge birambura urimo uravuga Linda noneho mwumva ariko ni Solange none se mani utuye Kagugu yatuye Kagugu ndamuzi ejo ndiwe kuba akantu kwa Mamasera Igorate Yago umva akana k'Imana Kagugu nigize mbabanira nabira Kagugu nigize mbabanira nabi mu gihe nahamaze wapi kabisa Yago bye nana uragiye nana ugiye he naraguhereza utarampereza ikibazo hano iwacu ni saa tanu z'ijoro ni saa tanu z'ijoro hano iwacu kumva icyo uvuga hanyuma tukagenda Salama arakumva akana k'Imana arakumva umunyarwandakazi arakumva nana arakumva ngewe turakumva twese murimo muravuga ngewe soso ni wowe dutegereje kumva igosha Yago ndamukunda twarakoranye n'umwana mwiza ntabwo nyine nkunda kumugitinga kuri Linda ntabwo yari azi ko ari ngewe ejo ndashatse kubibwira umuntu mudamu yanjye baziranye bita Sonia ndamubwira Sonia ntazamenye ko ari ibindi bituma tutumva soso agira abantu bamyutinga twumve soso twarabanye tubana neza uranazaga nyinshi mara igihe ndwaye hari umushiti wanjye nawe ni umushiti we bamwitaga Mahoro Claudine ndamuhamagara Mahoro birananiye kubaho muri izi zaga numva Yago ngeraho nkuraho mva kuri WhatsApp nongera kubabara ejo bundi ambwira ngo soso ngo nsengere ngo Yago ngo umugore yamutaye nyine abantu bakabimbwira base Yago
nshaka kubwira nanjye uko wansize siko nkirika ntabwo ariko nkiri ariko ndashima Imana gukomeye ku byo bakuvuze urumogi biki ariko uriho urakomeye kandi turagukunda ko abantu bavuga ngo kundwa n'abagore ariko like umuto umukuru umukecuru umumama umusaza twese turagukunda. Thank you. N'abandi nishima kubamenya Nana najyaga nkukurikira kwa Godfather mwakomanyijeho njyewe sinjya nkomanyaho igihe mwegeze gukomanya na Godfather ndandika muri comment ntabwo ari njyewe Nana bakuba ari undi munana ntabwo ari iwe pe mbere nitwaga Natasha haza undi izina ryanjye ni Natasha ubundi ry'ukuri haje undi wundi wirirwa utukana ndiva nsigara kuri Nana ntabwo ari njyewe ndakurikira ndamfata avuga iyo ngiye umuntu uri mukobwa utukana gusa nanjye ndagashinzi ntiwankandira mu nyine mu makoma ariko ariko ntabwo ari mwibare ako ntubona se birangiye salama nawaje none waguke nanjye ndacyari hahandi waguke like nyine ndabyakiriye kwaguka ndabyakiriye mu izina rya Yesu urakoze cyane Imana ikumere umugisha hanyuma rero ibisigaye ubanza turi gusubire mu yindi live kabisa reka mbashimire mwe mwese